ziri mu ijuru ngirebye yitegereje ibona abantu barapfuye, ibona abantu barapfuye, ibona abantu barashize. Yego sibyo? Imana yitegereje mu Rwanda ibona abantu bapfuye bahagaze n'imirambo yigendera. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana iracyagufiteho umugambi, nubwo wapfuye uhagaze, nubwo ukiri muri ibyo ngibyo, Imana igufiteho umugambi. Haleluya, amena. Reka nkubwire wowe musore unkurikiye ukiri mu byaha hariya hepfo mu kabari, Imana ikigufiteho umugambi. Imana iracyagufiteho umugambi. Haleluya. We mugabo dukurikiye mu majyepfo bakurikiye iri jambo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda, umva Imana iracyafite umugambi ku Banyarwanda. Amen. Imana iracyafite umugambi wowe ukiri hasi iyo ngiyo, ukiri mu byaha iyo ngiyo hasi, Imana igufiteho umugambi. Nawe muhanuzi wapfuye uhagaze, Imana igufiteho umugambi. Nawe mushumba, bashumba mupfuye muhagaze, Imana iracyabafitiyeho umugambi. Imana iracyafite umugambi ku buzima bwanyu. Imana iracyadufiteho umugambi ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Haleluya. Amena. Ngo Imana iritegereza, ngo irareba, ngo ibona abantu bapfuye bahagaze, tumwa yinjira muri ba bandi biyitirira izina ry'Imana, ngo isanga babaye nk'amagufa yumye, ngo ibona barapfuye. Amahirwe dufite Banyarwanda mbabwira, niko Imana idufiteho umugambi. Niyo mahirwe dusigaranye, niko Imana ikidufiteho umugambi. Niko umugambi w'Imana utaratuvaho, sibyo? Ngo irareba iritegereza, ngo irangije isanga umuhanuzi Porofete Etienne mu gicuku cya nijoro, ngo iramuzengurukana mu kibaya, ngo cyari cyuzuyemo amagufa menshi. Yego. Imirimo y'Imana kuki wamaze kubagirwa? Ni ukubera iki? Ntukibagirwe. Ibuka Imana yakwambukije inyanja, ibuka Imana yagukuye mu buhunzi, ibuka Imana yagukuye mu buhunzi ikakugarura mu gihugu cyawe. Ibuka Imana. Ngo maze mu iryo teraniro rigari, Ezekiyeli agihanura, ngo agihanura buri muntu wese atangira kwibuka. Bari baribagiwe, ngo agihanura, ngo buri muntu wese atangira kwibuka aho Imana yamukuye. Kongeye kubasuhuza abakunzi bacu Umuremyi TV, turabashuhuje cyane. Umukozi w'Imana yongeye kugaruka, ashatse kuvuga ijambo ry'Imana, ivugabutumwa ku Muremyi TV. Turabashuje mwebwe mwese mudukurikira, turabashimira uburyo mudukurikira igihe cyose kandi mukaba mudukunda. Abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje cyane. N'abari muri diaspora turabashuhuje. Muradukunda cyane, natwe turabakunda. Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Porofete Etienne. Nanjye muri kumva uri kuvuga nitwa Gratien. Imana ibahe umugisha cyane. Rero reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro, n'ubundi reka tumuhe karibu. Murakoze cyane, nanjye ndabashuhuje. Ibiganiro byose muzajya mubisanga ahangaha ku Muremyi TV, ndetse mukatire no kuba Yezu TV, naho ibiganiro murabikurikirana, kandi n'ibiganiro byiza bijyana abantu mu bugingo. Imana ibahe umugisha. Nsabiye umugisha umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, igihugu cyacu cy'u Rwanda, itorero, imigisha y'Imana ihaboneke myinshi.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka umanuke ubane natwe muri aka kanya, uduhe ibihe byiza, kandi ijambo ryawe ni inkota icumita, ni inkota icumita mu mutima igahinguranya, rigasenya ibidafite umumaro mu muntu. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, reka rigira umumaro mu mitima ya benshi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Uku niko Uwiteka ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemwo amagufa, anzenguruka naho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. 4. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka wanjye, ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbatwikirizeho inyama, kandi mbatwikirizeho uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hasi haravuga ngo nuko mpanura uko ntegetswe. Yego. Imana ibaho umugisha. Yego. Imana ibaho umugisha abavandimwe mwebwe mudukurikiye. Iki ni cya gihe Abisiraheli, ni cya gihe cy'Abisiraheli bari bagezemo. Ntago ndi butinde ku nkuru zabo cyane kuko murazizi kundusha. Bari mu Egiputa, bavuyeyo bahingukira ku nyanja, inyanja naho sindi buhatinde, bahingukira mu butayu. Aho ngaho mu butayu niho nshaka kuvuga, nubwo ari imbere yaho, ariko ndashaka kuza gutinda aho ngaho mu butayu cyane. Ndashaka kuhatinda, sibye ko nshaka no kuza kuhava. Ndashaka no kuza kuhava, nta mpamvu nanone yo gutinda mu butayu cyane, kuko twabonye abantu batinze mu butayu byababayeho. Yego. Abantu batinze mu butayu twabonye icyababayeho. Iyo umuntu atinze mu butayu hari ibintu bimubaho kandi bitari byiza. Bivuze ngo ubutayu ni danje, ubutayu ni hatari, ubutayu burakomeye. Bavuye aho mu butayu, iruhande rwaho gatoya bahingukiye ahantu bari bitegeye i Kanani, ariko nabwo bwari ubutayu. Ufashe imyaka 400 bamaze mu Egiputa, Imana ikabakurayo, ikabambutsa inyanja, ikabakura naho mu butayu, ikabageza mu icyo kibaya cyari kitegeye i Kanani. Naho kiriya kibaya ni ubutayu, kuko ngo bahamaze imyaka 40. Bamaze imyaka 40 bazenguruka aho hantu, bizengurukaho. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana cyangwa ijambo ry'Imana ngo riragenda riba ingume mu icyo kibaya. Amahirwe dufite ubu niko tugifite abantu bakivuga ijambo ry'Imana. Turacyafite abantu bakirimo neza, bagihanura indirimbo zaririmbiwe Imana zigituyemo. Ariko Bibiliya iravuga ngo mu icyo kibaya ngo baragiye ngo ijambo ry'Imana riba ingume. Yego. Ijambo ry'Imana ryabaye ingume, ngo ubuhanuzi buraceceka, Imana irabacecekana. Ibaze Imana icecetse imyaka 40.
ku muntu wamenyereye kumva ijambo, ku muntu wamenyereye kujya mu nzu y'Imana, ku muntu wamenyereye gusenga, ku muntu wamenyereye kumva ubuhanuzi, ariko imyaka 40 irashira batumva ibyo bintu by'Imana. ngo ijambo ry'Imana ryaragiye riba ingume, ngo Bibiliya barazimanika bamwe n'abandi nanga barazimanika, ibikoresho byo mu nzu y'Imana birabikwa. Yego. Sibyo? Imana irabacicikana, buri muntu wese aragenda bakahebwe. Sibyo? Buri muntu wese aragenda bakahebwe, abahanuzi babakahebwe, abavuga butumwa, abapasitoro, abashumba, abadiyakoni, umva bose baragenda barapfa. Mu minsi yashize nababwiye uburyo umuntu apfa ahagaze, ukabona umuntu agenda ariko atariho, ukabona umuntu asenga, ukabona umuntu ayoboye korari, ukabona umuntu ashumbya abantu, ariko ari umupfu wigendera, ari umurambo. ngo n'aha rero ngo baragiye barapfa, ngo baragenda bapfa bahagaze, ariko kuko Imana yari bafiteho umugambi. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Amen cyane. Uko upfuye kose, uko upfuye kose, wa muririmbyi we, wa muhanuzi we, wa muvuga butumwa, nawe upfuye uhagaze, Imana iracyagufitiyeho umugambi. Imana iracyagufiteho iki? Umugambi. Ngo iki gihe rero ngo Imana yaracecetse, aho iri mu ijuru ikitegereza. Kambabwira, Imana irimo irareba. Imana irimo irareba uburyo abantu bitwara mu iki gihugu, uburyo abanyarwanda bitwara. Muze kumva baramvuge ku banyarwanda, kuko ntago iyi Bibiliya ntago ariyo muri Isiraheli. Sibyo? Iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ubu ndimo ndarisomera mu Rwanda. Sibyo? Nababwiye ngo Bibiliya ni ijambo, ni inkota icumita. Mujye muvuga ikinyarwanda uko kiri niko rivuga. Ni inkota icumita mu mutima, igahinguranya, ni ijambo rirasenya. Untega amatwi, iri jambo rigira ibintu risenya mu mutima wawe. Yego. Wowe ukurikiye, wowe ukiri mu byaha, wowe upfuye uhagaze, Imana irashaka kukuzura. Sibyo? Tega amatwi wumva ijambo ry'Imana, kuko twese twagiye dukizwa twumvisha ijambo ry'Imana. N'aba bashumba, ababishopu bakomeye mu iki gihugu, n'aba ngaba bayoboye amatorero, bose bagiye bumva ijambo ry'Imana, barapfukama, barihana, barakizwa. Imana ibagira neza, ibagira abantu bakomeye. Iyo wumviye ijambo ry'Imana uba uw'agaciro. Iyo wumviye ijambo ry'Imana byanga byakunda ukagenda mu murongo wayo, uhura n'umugisha w'Imana. Sibyo? Yego. Reka mbabwire ngo Imana iritegereza, iri mu ijuru, ngo irebye yitegereje, ibona abantu barapfuye, ibona abantu barapfuye, ibona abantu barashize. Yego. Sibyo? Imana yitegereje mu Rwanda, ibona abantu bapfuye bahagaze, n'imirambo yigendera. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana iracyagufiteho umugambi. Nubwo wapfuye uhagaze, nubwo ukiri muri ibyo ngibyo, Imana igufiteho umugambi. Haleluya. Amen. Reka nkubwire wowe musore unkurikiye ukiri mu byaha hariya hepfo mu kabari, Imana ikigufiteho umugambi. Ntago umugambi w'Imana wigeze uva ku buzima bwawe. Oya. Umva mbaze nkubwire wowe mubyeyi udukurikiye, ntago Imana yakwibagiwe. Nubwo umaze iminsi uvuga ngo Imana yarakwibagiwe, ntago Imana yakwibagiwe. Imana iracyagufiteho umugambi. Haleluya. We mugabo udukurikiye mu majyepfo bakurikiye iri jambo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda, umva Imana iracyafite umugambi ku banyarwanda.
amen. Imana iracyafite umugambi wowe ukiri hasi iyo ngiyo, ukiri mu byaha iyo ngiyo hasi, Imana igufiteho umugambi. Nawe muhanuzi wapfuye uhagaze, Imana igufiteho umugambi. Nawe mushumba, bashumba mupfuye muhagaze, Imana iracyabafitiyeho umugambi. Imana iracyafite umugambi ku buzima bwanyu. Imana iracyadufiteho umugambi ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Haleluya. Amena. Ngo Imana iritegereza, ngo irareba, ngo ibona abantu bapfuye bahagaze, ibona abanyarwanda bapfuye bahagaze mu buryo bw'umwuka. Nukuri. Ibona abashumba yinjira mu matorero, yinjira mu makorari, yinjira mu bavugabutumwa, yinjira muri ba bandi biyitirira izina ry'Imana, ngo isanga babaye nk'amagufa yumye, ngo ibona barapfuye. Amahirwe dufite banyarwanda mbabwira, niko Imana idufiteho umugambi. Niyo mahirwe dusigaranye, niko Imana ikidufiteho umugambi. Niko umugambi w'Imana utaratuvaho, sibyo? Ngo irareba iritegereza, ngo irangije isanga umuhanuzi Porofete Etienne mu gicuku cya nijoro, ngo iramuzengurukana mu kibaya, ngo cyari cyuzuyemo amagufa menshi. Yego. Urumva? Uwiteka arangije aramubaza ngo mbese Porofete Etienne, aya magufa yabasha gusubira kubaho? Nanjye ndamusubiza nti Mwami Uwiteka, ni wowe. Ni wowe ubizi. Haleluya. Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Yego. Ibiri kuri iyi mihanda ni wowe ubizi Uwiteka. Abahanuzi bavuga butumwa ni wowe ubizi. Mu nsengero ibirimo kuberamo ni wowe ubizi Mwami. Arangije aramubwira ngo ngaho hanurira aya magufa. Ni hahandi nabwanga Imana idufiteho umugambi. Nubwo upfuye uhagaze, ariko Imana igufiteho umugambi muri aka kanya. Haleluya. Imana igufiteho umugambi wowe. Yego. Wowe ukiri mu buraya, Imana igufiteho umugambi. Uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana, umutima wawe niwinangire. Uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana, ukurikize icyo ribigusaba, urabona umugisha w'Imana. Ngo Ezekiyeli, Porofete Etienne arahanura. Reka njyewe aho ngaho ha Ezekiyeli ndishyira mu mwanya wiwe. Yego. Porofete Etienne arahanura. Abisiraheli bari bageze mu gihe bibagiwe mu Imana. Yego. Sibyo? Yego. Urumva? Bari bageze mu gihe bibagiwe mu Imana, bibagirwa Imana yabanye nabo mu Egiputa. Reka mbabwire, buriya umuntu wese afite Egiputa yaturutsemo. Sibyo? Umunyarwanda wese afite Egiputa yavuyemo. Sibyo? Yego. Umunyarwanda wese afite uburetwa yavuyemo. Munkurikire neza. Ngo bari baribagiwe Imana yabambukije inyanja, bibagirwa Imana yabahaye manu mu butayu, bibagirwa Imana yabahaye amazi yo kunywa. Nawe wibagiwe utukurikiye muri aka kanya, wongere wibuke imirimo y'Imana. Ngo Porofete Etienne arahanura, ngahanura uko Imana imutegetse, ahanura uko umwuka mubwiye. Yego. Arangije abibutsa imirimo y'Imana. Haleluya. Ibuka Imana yagukuye mu Egiputa wowe. Ibuka Imana yagukijije amaboko ya Farawo. Ibuka Imana yagukuye hariya ukaba ugeze aho ngaho. Ntago ari wowe, ni Imana ikugejeje aho. Ibuka Imana, ibuka Imana, ibuka Imana. Igihe wari ushonje ikagukiza. Igihe wagendaga ubundabunda mu bihuru uvuga ati Mana, Mana numfasha nkava aha. Ibuka iyo Mana, ibuka iyo mirimo y'Imana. Kuki wamaze kubagirwa? Ni ukubera iki? Ntukibagirwe. Ibuka Imana yakwambukije inyanja. Ibuka Imana yagukuye mu buhunzi. Ibuka Imana. Ibuka Imana yagukuye mu buhunzi ikakugarura mu gihugu cyawe.
ibuka Imana. ngo maze mu iryo teraniro rigari Ezekiyeli agihanura, ngo agihanura buri muntu wese atangira kwibuka. Bari baribagiwe ngo agihanura, ngo buri muntu wese atangira kwibuka aho Imana yamukuye. Buriya hari igihe abantu bibagirwa aho Imana yabakuye, bakibagirwa Imana yabambitse, bakibagirwa Imana yabagaburiye, bakibagirwa Imana yabahaye kumenyekana. twicaraga ku migezi y'Ibabuloni. Ari naho havuye iriya ndirimbo ngo twicaraga ku migezi y'Ibabuloni tukarira cyane twibutse iwacu. Ngo imitima yacu yari yuzuyemo agahinda, amaso yacu yari afite amarira. Sibyo? wibagiwe Imana yagukoreye imirimo n'ibitangaza ikagukiza za ndwara, ariko irambwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wongere wibuke imirimo y'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenye ngo niyo nkweto wambaye ni Imana yayiguhaye, kuko hari igihe wagendesheje ibirenge. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wibuke niyo kositimu wambaye umenye ngo ni Imana yayiguhaye. Uko kumenyekana ufite, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wibuke ko ari Imana ikugejeje ku rwo rwego uhagazeho. Sibyo? Ubutunzi ufite, abana ufite, umugore ufite, umenye ngo byose nicyo gihe cyo kugira ngo ubyibuke ko ari Imana, wibuke ko ari Imana yabiguhaye. Ngarahanura, Bibiliya iravuga ngo umuyaga uva ikusi n'ikasi, mu birere bine, ngo uramanuka urahuha. Bibiliya iravuga ngo buri gufa ryose risanga irindi. ngo nuko igufa ryose rimaze gusanga irindi, ngo umubiri, ngo imitsi iraza. Unyumve neza, icya mbere amagufa yarabanje ariterateranya. Icya kabiri imitsi iraza yomaho. Icya gatatu iraza yorosaho uruhu. Icya kane ngo nta mwuka byari bifite, ngo umwuka araza bijyamo, ngo birongera bibaho neza. Haleluya, Imana ishimwe. Umaze igihe warasenyutse mu buryo bw'umwuka, umaze igihe warapfuye, nishaka mbivuga uko biri, warapfuye mu buryo bw'umwuka muhanuzi, warapfuye mu buryo bw'umwuka muvuga butumwa, we mushumba ushumbye itorero runaka, n'abakristo yoboye bamwe barapfuye muri mwebwe, kuko ntago ari bose bapfiriye gushira. Mwebwe aka kanya mudukurikiye, umva uko Uwiteka avuganye nawe, ngo dore Uwiteka agushubije mu ndi mwuka. Ibyari byarapfuye mu buryo bw'umwuka mu misengere yawe, Uwiteka aje kubyubaka. Ibyari byarapfuye mu buryo bw'umubiri mu ruhande rwawe, kuko hari ibipfa mu buryo bw'umubiri ndetse nagira ngo mbatangarize yuko ibyari byarapfuye Uwiteka Nyiringabo Imana abizuye. Wowe unkurikiye, ibyo wabonaga byari byarapfuye mu kazi, Uwiteka arabizuye. Mu buryo bw'umwuka mu misengere yawe, ibyari byarapfuye Uwiteka Imana Nyiringabo avuganye nawe, ngarabizuye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka mbabwire, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wumve yuko, umenye yuko muri wowe mu buryo wari umeze mu buryo bw'umwuka, nagira ngo utangarize yuko mu buryo wumvaga warapfuyemo mu misengere yawe, Uwiteka aravuganye nawe, arakuzuye. We mubyeyi udukurikiye, we mupapa udukurikiye, wowe musore udukurikiye, we mushumba udukurikiye, we muhanuzi udukurikiye, mwebwe bavuga butumwa hano ku mashusho media mwirirwa ahangaha, nagira ngo mbatangarize Banyarwanda, ibyari byarapfuye Uwiteka Nyiringabo Imana arabizuye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nimwakire kongera kubaho mu buryo bw'umwuka, nimwakire kongera kubakika mu buryo bw'umubiri, nimwongere mwakire imbaraga z'Imana,
nimwongere mwakire amasezerano, nimwongere mwakire gusohorezwa amasezerano. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndimo ndabona Imana yubaka u Rwanda, abanyarwanda mu buryo bw'umwuka. Ndimo ndabona abantu bongera kumenya Imana by'ukuri. Ndimo ndabona abantu bongera kwihana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha abanyarwanda. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano ugabanya kuri ibi cyangwa kongera, sibyo? Imana ibaha umugisha. Ariko we wari udukurikiranye, ukimara kumvira ijambo wongere wihane usubire mu bihe byiza byo gusenga, kuko Imana igutegeye amaboko. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Uri Imana ikomeye, uri imbaraga zacu kandi uri ibyiringiro byacu. Ngushimiye ko wongeye kubaka imitima ya benshi. Mu buryo bw'umubiri ngushimiye ko wubatse abantu, mu buryo bw'umwuka ngushimiye ko wubatse abantu bagiye kongera kukumenya. Ngushimiye yuko n'aba ngaba ukimara kububaka barambutse, babonye inzira, kandi inzira ngo yari yarabuze, ngo babonye inzira ibakura aho ngaho barambuka bagera i Kanani. Ngo nuko umuntu wese ahabwa ibyasezeranyije, ibyasezeranyijwe. Buri muntu wese ahabwa gakondo yiwe. Turagushimiye ko iyo umuntu avuye mu ntege nke, iyo umuntu avuye mu byaha, iyo umuntu yihanye akagaruka, iwe Data turagushimiye ko utanga umugisha, kandi umugisha utanga ntabwo ujya uvangamo amazi, nta bukene. Uzana ubukire n'icyubahiro ndetse no gukomera. Turagushimiye ku bw'aya magambo yawe atambutse mu matwi y'abanyarwanda, kandi ngushimiye ko abantu benshi bagiye gusubira mu bihe byo gusenga. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.